Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, amazina nk'uko bisanzwe ni Musabyimana Florier. Dusanzwe tuganira ijambo hano kuri Saveur Divine. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuri uyu wa kane, riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice byaho 2 umurongo waho wa 9. Uravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Umurongo wa 10, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Tugiye kuganira kuri iri zina n'ubushobozi bwaryo. Reka wenda ntangire mbabwira ko nk'uko musanzwe mubimenyereye mu buzima busanzwe, mwebwe munkurikiye, ubundi izina rirakorerwa. Nk'abanyarwanda bo mujya mwumva bavuga ngo kwa Rubangura, mukumva bavuga n'ahandi. Biba bivuga ko hari urwego yagezemo ku buryo ibikorwa bye bimwitirirwa. Abantu rero no mu isi mu bisanzwe bagira amazina. No mu baperezida ubu ngubu abantu benshi ushobora kubabaza ngo ibihugu bigize isi ni bingahe, ugasanga ntibabizi, ntibazi umubare. Ukabaza se abaperezida bagize isi ni bangahe, ugasanga nabo ntazi umubare wabo. Kuko ibihugu byose ntibigira abaperezida. Icyo wenda cyo ndakibabwiye abatari bakizi. Cyakora byose bigira abayobozi, ariko ntabwo bose bitwa abaperezida. Hanyuma ariko umubajije uti tubwira abaperezida uzi, nta muntu n'umwe ufite imyaka y'ubukure yuzuye wayoberwa umubare w'abaperezida. Byibuze uzi bake yabazi 2, wenda nk'uw'iwabo n'undi wenda wo mu kindi gihugu, ariko abenshi bazi abarenze 2. Rero buriya hari impamvu mu by'ukuri ubuzi abo baperezida ariko utaza ab'isi yose. Ni ukuvuga ngo hari uburyo uba warabumvise, hari ibyo wabumviseho babavuga. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mu mazina yose avugwa ku isi, azanavugwa ku isi, nta zina ryavuzwe nk'irya Yesu. N'abarwanya Yesu n'abamuhakana n'abatamwemera, ibyo bemera n'ibyo bavuga ntibishobora gusumbya ubwinshi abavuga izina rya Yesu. Iri zina rero kurivuga ntabwo ari inkomoko ituruka mu isi, ahubwo ni inkomoko ituruka mu ijuru. Ariko kandi iri zina ryaraharaniwe, ntabwo ari izina risanzwe. Ubundi Bibiliya iyo tuyisomye tubona neza ko Kristo, uyu Kristo turi kuvuga iri zina, imbaraga z'iri zina nizo turi kuganiraho. Turi kuganira ku mbaraga z'izina rya Kristo, imbaraga zidukoreramo, izo yahaye abera bazagenderamo. Izo imbaraga ze ziri mu izina rye. Imbaraga ze ziri mu izina rye, kuko Bibiliya itwereka neza ko nta rindi zina
isi yahawe bashobora gukiriramo urubori rw'urupfu uretse izina rya Yesu. Pawulo rero yandikira Abafilipi bo yarababwiye ati dore ikintu cyatumye iri zina risumba ayandi. Nanjye nicyo ngiye kuvugaho gatoya, ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo cyonyine. Iri zina ryasumbye ayandi, Bibiliya itwereka ko uyu Yesu yitwa Jambo kandi akitwa ukuri. Afite amazina menshi. Dawidi we abivuga yaravuze ati ni yitwa ya, kuko yabuze ukundi yamwita nyine. Iyo urebye ibyo Yesu yakoze mu buzima bwawe, ubona ubushobozi bw'izina rye. Hanyuma ariko yahoranye n'Imana kuva kera isi itararemwa. Ariko iri zina Yesu, iri zina ryasumbye andi mazina yose, ndetse rikageza ubwo isi itangarizwa ko nta rindi zina dushobora kuboneramo agakiza, dushobora gukiriramo uretse izina rya Yesu. Iri zina ryari riturutse mu bintu Yesu yakoze, ari byo ngira ngo tuganireho, dusengeremo, kandi nanabashishikariza ko intumwa ze zose aho ziva zikagera, abashaka kumukurikira bose aho bava bakagera, ariyo nzira yabahaye. Yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, ubwiza, icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora neza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Rero umva ibyo yavuze. Pawulo arimo abwira iri torero ry'i Filipi, yarababwiye ngo yemeye urukundo rwinshi yakunze abantu, isi yose n'ijuru habuze umuntu ugira urukundo rucungura umuntu. Araza yambura ubwiza, yambura icyubahiro, yicisha bugufi kugera ubwo aba umugaragu w'imbata. Umugaragu w'imbata. Umugaragu imbata mu rugo, mu isi aba imbata. Ariko nticyanarangiriraho, ngo kugeza n'ubwo yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba. Hari abantu benshi bakorera Kristo, banemeye ariko bataciye bugufi. Rwose ukabona icyubahiro yanakigutemera rwose ukimwimye, ariko Yesu siko yavuze. We yaciye bugufi, aca bugufi cyane, ariko na nyuma yo guca bugufi aremera. Hari abantu rero bakurikiye Yesu banaca bugufi, ariko hari ibyo batemeye. We rero yaremeye, kandi yemera ikintu gikomeye, yemera urupfu, apfira inshuti, apfira abakunzi. Ariko akabaza ngo ese ko njye nakwitangiye utyo, wowe n'iki wakoze ku bwanjye? Ugasanga wowe ntabwo, usibye no kumupfira, ntiwemera no kwihangana ngo utegeke umubiri wawe, uwubwire uti iki kintu nubwo ukinyotewe, ariko kubw'uwo namenye nakunze, nemereye ubugingo bwanjye, ari we Yesu Kristo umwami wanjye, iki ndakikwimye wa mubiri we, nushake ubigenza uko ushaka, ariko nzi ko nta n'icyo uri bube. Ariko ukemera ugaha umubiri pe, ugaha umubiri ukambura Kristo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Yesu we yaremeye, yemera no gupfa urupfu. Urwo rupfu rero nta nubwo ari urupfu rusanzwe, rwari urupfu rwo ku musaraba. Urupfu rwo ku musaraba mu Bayuda ni urupfu rukojeje isoni. Yemeye gukora isoni, kugira isoni, isi yose iramwota, apfa urupfu yambaye ubusa, bamwambika ubusa, baramusebya, aremera, arihangana. Ariko ngo icyabimuteye ngo kwari ukugira ngo akubone, akuronke, acungura abantu. Ariko Bibiliya iratubwira ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba. Ndagira ngo nkubwire ngo izina ufite mu ijuru, izina uzahabwa mu isi no mu ijuru, rizaterwa n'ibikorwa wakoze n'imyanzuro wafashe ku buzima bwawe. Ariyo mpamvu mwene data unyumva, nkwifurije gusoma Bibiliya, ukumva ijambo ry'Imana, ukaririmba, ugasenga, ariko nyuma y'ibyo byose
ugafata imyanzuro yo kunezeza Imana, yo gukora ibikorwa bitusha Imana, bishobora gutuma nawe igira uko kwita muri iki gihe turimo. Dukeneye izina, kandi abashaka iryo zina bakurikiza Yesu rero yahawe izina, kandi nta rindi zina rifite ubushobozi, kuko icyo yakoze ntitwagikora, ahubwo wenda twagerageza kumwubahira icyo yakoze, ibyo bigatuma tugabirwa ingororano y'abanesheje, ariko ibyo yakoze byo ntabwo twafungura udushumi twabyo. Imana rero igushyigikire, Imana inshyigikire, twese Imana idushyigikire, tuzagere ku ntego, tuzagere ku ntsinzi, tuzirikanira izina rya Yesu ryakoze ibi ngibi. Ariko kubizirikana nta kundi, ni ukugera ikirenge muke tukanyura aho yanyuze. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye kuri umwami mwiza, tugushimira ijambo, turakwinginze kugira ngo ubane natwe kandi urishyigikire muri twebwe abaryumva, rigira aho ridukura n'aho ritugeza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.